muri nge mfite Kizito Mihigo. Muri nge ndi Kizito, numbona ubone Kizito kenzarwanira amaraso ye kugeza ku mwanya wa nyuma. Muri nge mfite Jay Polly wishwe nawe. Muri nge mfite Jay Polly anga nzarwanira amaraso ye kujya ku mwanzi wa nyuma. Muri nge mfite Bahati Mwashimusi. Mfite Beni Rutabana mwishe. Kuva 1994 kugeza uyu munsi nibwo mu Rwanda dufite abapfakazi benshi. Abagabo babo bicwe muri gereza z'u Rwanda, muri make bishwe na leta y'u Rwanda. N'ubwa mbere dufite abapfakazi benshi, ntago ari imibare statistiques zirahari mugende mwishaka. Dufite abapfakazi benshi kurenza abo twagize muri genocide. Dufite imfubyi nyinshi kurenza izo twagize muri genocide. Dufite ababyeyi bamaze kubura abana babo benshi kurenza abo twagize muri genocide. Abana bo bitwa still na FPR, abagabo bitwa na FPR, ndetse n'abapfakazi n'abapfagore, kuko FPR ntangirira abanura, nta mwana, nta ruhinja, nta mugore, nta mugabo, nta kimuga, nta mumyi. Naka kanya dufite umusazi FPR kuburana n'umusazi, umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ntago ndi barafinda nkuko mubivuga, ngize n'amahirwe n'aba barafinda rwaye mu mutwe, turabizi. Nta nubwo barafinda bipruvye, leta y'ubwanya yatubwiye ati barafinda twamujyanye ndera afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko ngo arihe ngari mu rukiko. Ngo yavuze iki? Ngo Kongo ikize ku mabuye, ngo twe dukize ku bwicanyi. So ikibazo ni iki? What matters? What matters? Barafinda just say Kongo is rich about the minerals. Rwanda, we are rich about killing people. It's completely, totally. Yes, kubera ko barafinda yabivuze nyuma yuko perezida wa Repubulika hagaza hisi yose mubona. Twarabihakanye pe. Bade nanya nashwanya n'abantu benshi mu tubari abakongomane, twarashwanya abarundi n'abamujyane ntaga twamuvane turwasi byo mumbwirane y'ikibana, kuko nabaganzi ko mfite icyo kizi Kigali. Ariko perezida arabyutse rwose afasha akadege agenda muri isi. Mu gihe wowe ushonje perezida washa mu kirere, number 1 on the world. You understand? Igeze muri Amerika icyo bita overall office, abanyarwanda kwa manipulation rero badushizeho. Ari ibintu tudagaciro ngabireba, so gufata ibintu ngubagaciro, ahubwo ibintu bifite agaciro kabyo twe tukabikaka. Amasezerano yasinyiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika imbere ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika n'abatanga buhamya barimo Ruto, barimo perezida w'u Burundi, perezida wa Kongo n'u Rwanda basinyanaga. Na Uganda yohereje imbari vice imbarinde. Ko tumaze imyaka 30 twica abakongomani miliyoni 7 zimaze kuhashirira. So barafinda kuvuga ngo u Rwanda rukize mu kwica, ikosa nikoze nirihe? Judges, ndabaza abajaji, ikosa yakoze nirihe? Kandi isi yose ifite proof ko u Rwanda rwabicanye. Isi yose ifite proof. Ndabizi muri mu nzira muhiga ahantu bana ari kujya mujye kwica. Nzapfa kangahe? Maze imyaka 30 n'umupfu genda. Buri munyarwanda wese ubayeho nyuma yose imyaka 35 bose ari imirambi igenda. Nta munyarwanda muzima ugenda. Amaraso y'abana tuvugiramo, ayabavandimwe bacu, ayabashiki bacu bapfa buri munsi tureba. Ntago badi naryama mu nzu nsinzire mbona amarira ya Mama Diane. Mama Diane. Aba mama. Aribyo navugaga mbazi y'umugore wa perezida Chanel ko Mama Diane mwana turanye, mwana sangiye. Afite abana uzima Mama Diane byo ntago Mama Diane uri muryango ukwa Rwigara Paul wafashije igihugu, wadufashe kugira ngo tubohorwe nk'abanyarwanda, nubwo tutabo ahubwo tukabohwa. Mama Diane amarira ye atuma nasinzira ko n'umubyeyi, na mama n'umubyeyi, na Mama Diane n'umubyeyi. Jane we munaturanye, tekereza amarira ya Mama Diane, utekereza ari wowe bari gukora mu bana bawe kuriya mu miryango wawe kuriya urabafite. Aka kanya bararinzwe ni ba first son, ariko ntabwo bazahora barinzwe. Jane ndi kukubwira reality, ndasenga mvugisha ukuri, ndasenga cyane, ntabwo bazahora barinzwe. Ntagahora gahanze niko baca umugani n'abahabyarimana barinzwe, n'abakadafi bari barinzwe, n'abamubutu bari barinzwe, n'aba Biden bari barinzwe. Ariko aka kanya ntabwo aba Biden tukibabona, tukubona ba Trump.
reba imyaka wowe ufite n'umugabo wawe, urebe niyo abana bawe, wumve ko abana bawe tuzasigarana nabo myaka 40 irindi irenga mwe tutazi niyo muri ubwo ntago kuvuga ngo mutazi yo muri ubuzima buradutwara Jeannette. Ariko tekereza kuri aba bana, aba bamama babura abana babo. Utekereze none ikibazo sinaba, utekereza abo bana uburyo bicwa Jeannette, uburyo mwishe Kizito urabuza, uburyo mwishe Papa Diane Rwigara murabizi. Iyo muri gukubita Diane mukaburabuza Diane, Jeannette reka nkubaze, ibaze Ange Kagame ari kuzamuka itexirwa, dore ko niho mwamugongeye twese twari mu mujyi wa Kigali twabibonye, ari kuzamuka itexirwa kumva ngo imodoka ikandagiye Kagame papa we aje kureba abana be babuze uko bakunda. Ubwo tuba ariko Kagame niwe Rwigara, ahubwo Rwigara ni perezida. Jeannette ndi kukwibariza, nana kibaza abana bawe Ange Kagame, nibaza Ivan, nibaza Ian, n'undi wese ukomoka kwa Kagame. Tuba ariko Kagame ari Rwigara ari kuzamuka, bamwohereje ikamyo y'uhoro irakandagiye, imaze gukandagira umwana we Ange Kagame ubwe arahigere, kuko Diane yageze ku murambo wa papa we, arabibonye ko papa we imba ari accident ibaye agitera agifite nakuka, akabona ko kugira ngo papa we yitabweho ashyizwe muri shitingi. Ibaza umugabo yaherukaga shitingi agifite imyaka nk'ibiri ngira ngo, kuko aho muryamye aho muri byo muvugiraho niwe wabyubatse mu mutungo w'amafaranga ye, nta maraso y'abana nkweye. Ibaza gahinda Ange yagira icyo gihe abonye papa we Kagame bamuzinze muri shitingi, bagapakira torotoro bakajyana, bageza ngo mu bitaro bya polisi. Umukire murajya mu bitaro bya polisi gute? Umukire murajya mu bitaro bya n'urugero. Ngo tekereza Ange Kagame uko yazasigara, igikomere azafite Diane. Twumva igikomere cyawe nk'abanyarwanda. Ibyo bivuyeho, umwana w'umukobwa ati nge ndiyamamaza. Ese kwiyamamaza mu Rwanda bigize ikihe cyaha? Nese impamuzi ko bigize icyaha kugira ngo abantu bajye babizira, batanze za kandidatire za mugahita muga ati bigarasha twayibonye, kwitanze kandidatire uhita ushyirwa ahantu uzakurikira, nko kuva u Rwanda rwabagiye bazitanga, muzakurikirane muzasanga na Marara watswe hotel ejo bundi yarigeze atanga kandidatire. Sibyo? Nyine ujye wemera ibigoryi byene wanyu, ntago ubumba wanyemeragaho guri ikigori, kuki unyemera? Ntago nemera, ntago nkunda ikigoryi kinyemera. Mwebwe sha mwemere banyu ko mwemere ibyo mwemera, ntago unyemera n'unyemera ukundi ukumva uwo ndiwe, uwo niwe nanjye nemera. Nawe mbu nyemera kubwirange gusa, kubwaswaga zanjye, no. I for my heart, I don't for anybody's heart. Jeni mo nibariza mama Kagame, imbari mama Kagame, imbari mama Jeannette, imbari mama whatever it is. Ibyo mukorera umuryango wa Rwigara, please mwatubabare mukabireka. Mwafashe umwana w'umukobwa Diana mupfiki nawe kuvuga politiki zavugwa, mwamuretse akigendera. Imba mutamukeneye, kuki mumwime ibyangombwa bye, kuki mumufungiye mu rugo? Uyo abanyarwanda abandi babyeyi mwese b'abanyarwanda mwabyaye reka mbabaze, iyo mubona mama Diane ari ruriya mu mama ko nta wasaba isabune, nta wasaba iki, mama Diane kadashaka kuba first lady, mama Diane kadashaka kuba ministry, mama Diane katigeze yicwa n'inzara, mama Diane ko yatunze igihugu kugira ngo ahubwo igihugu kimutunge, iyo mubona mama Diane afite kariya gahinda, ngeyo mbonye mama Diane exactly mitambona mama wanje ari kurira. Niyo mpamvu nafashe tuvuga ngo zifatanya n'imfubyi n'abapfakazi ba FPR yapfakaje, n'imfubyi FPR yakoze, zifatanya nazo mu gushaka ubutabera. Na mama wanjye agiye kuba umupfakazi, agiye kubura abana, agiye kugira iki. Biranababaje reka mbabwire, FPR manipulating n'uwo muvuka. Ubu ntabwo mvuga rumwe n'abavandimwe banjye. Namwe nizeye ko muri aha muri kumva, mwari mwambaje ka namwe mbasubize. Nizeye ko muri kumva. Sibyo? Nizeye ko muri kumva. Nta politike tugira mu gihugu. Umuntu ajya gukora politike gusa.
hari dogiteri amaze nk'umwaka no sinzi mba baramucecekeshe cyangwa baramwishe sinibuka ni dogiteri nde amamagara muri abantu b'ikigali mureke kumamagara ndaza kubavugisha Dr. Kayumba mujye mukurikirana speeches apfiki na FPR professeur muzima umuntu wese ugerageza nese muvuge ngo mugiye ku rwego rw'imwe ati mu Rwanda nta politiki haba twe tuyobora gisirikare ubijye nyine bibe bizwi ariko mwidushuka mu muduci mu mudukorera za campaign mutujyane no mu bikiri mutubwe ngo dufite PR ngo dufite whatever umuntu abivuga abizire ngo bamufunze yashinze ishyaka nese gushinga ishyaka cyane iki cyo kuri FPR gutesha abantu agaciro no kwica abantu urubozo mufashe ba perezida batuboye nka Bizimungu muri ya mubyeyi tujye tuniganire mwebwe mwabagabo mwe muri FPR ba kiyongozi ngo ba general ngo ba CID ngo bande mufashe umugabo nka Bizimungu abakiniye diplomasi na politika akaza akabategeka ku butegetsi mukamwica hagaze urubozo umupapa utarisha umunyarwanda numwe utaragambana umunyarwanda numwe wabohoje abanyarwanda wasize leta yabicanyi nkuko mubivuga kuko ngiye sinari ntahari ubwo ibyayo si binandeba akabasanga ijambo rimwe gusa mwatubwiye ngo yashinze ishyaka ngo ubuyanja ese babizi mu ariko bakuze kuki umuntu azira gukora ibyo yakuze akora bakuze bashinga amashyaka baje muri zo FPR nazo yari amashyaka ibaze ko bagiye no muri FPR bari no mu gihugu ntikinabica ahubwo kikabareka bakaza kikabajoininga ni mukaba mubisha come on what's up bro mutekereze muba abantu mureke ubunyamaswa nibyo mwabe mu mashyamba imyaka n'imyaka ariko ntabwo tukiri mu ishyamba turi muri vision 2025 ngiye kuvuga ntabwo abyiko ibibabaje ni byinshi aho kureka nsubize bamwe bari hano mu iterabwoba ryanyu ati nibiki wabaye ibyo nabaye nibyo wowe ibyo mvuze simbikumvishe ku mbaraga bifata ubyumve ntaho biri buge ubyumve nusanga Jay Polly atarishwe ugasanga Kizito atarishwe ugasanga Mama Diane aririra ubusa ugasanga umugabo wa Kangondo atashimuswe ukaba utazi ko Kangondo abantu bimuwe uvuza kicwa. Yes, free to speak my guy Lion. Bwira nabo ba Jojo bashaka kwigura no kwishushanya bari kumbwira ubusa. Is free to speak. Ucyaho ubu se nakoze cyecya. Already nabaye umunyacyane cyo kintu gisekeje none. Unage nuko agahinda kero kugera kamvamo kuvuga agahinda kawe. Mukanya narinza none ari umuntu buri munyarwanda ufite umutima wa kimuntu nzi ko buri wese afite icyumba ajya yifunyara amakarira akavuza indura kongera agahita azavuga ngo FPR oye FPR muzehe wacu muzehe wacu twese twaragukunda gareka mubwiza ukuri pe twakuze dukunda muzehe ariko muzehe ntabwo nzi cyagwinye n'icyahinduye imirongo ya politike nta nicyo tubishyuza abantu muri FPR ni mwicare basi hamwe mujya kanama ejo ni mwakoze ngo imyihero tukajya mu mugiye kutubwira ibibazo nk'abanyarwanda bazi discipline tutapfa kubazabaza twaravuze atoke ibya Kongo turi kwibona biri kwerekeza none ubwo bagiye gukora umwiherero uriya wenda perezida agiye none twe yatubwire murumva twateye Kongo kubera ko wenda twirinda FDLR so wenda manga ariko twirukaho reka dufatanye twiziri ku mukanda tugi ahubwo kaza udukanga tukamanga go to hell bro nibyo nyine none wowe ntabwo uri bad uri perezida w'igihugu ntabwo perezida w'igihugu avuga ngo go to hell abwira perezida mugenzi ntabwo perezida w'igihugu abwira undi nkacuza perezida ntabwo perezida w'igihugu yita abaturage be amazina hasi ubundi nge nabasubiza ikihe kibazo imba perezida wayo barangere buriya no n'inspiring na Kagame amagambo avuga ari n'amagambo meza kurenza ayo mwebwe muvuga
nimba barebye akavuga ati umuntu aremera akabakandagira akabayobora uko ashaka ati muri ibi kiharya ibifobagane ukakemera ukabigifobagane mugapoma mu mateke ati abo ngabo birwa bivugisha ngo tubayo ntango cyangwa ngo bashaka ko ngo tuyade ati tuzabica ati esiyo ushyikiye umubwa akazi izica abantu barwana demokarasi teno wowe ntabwo umwicaye at the end of the day ntazajya umuntu agira ngo azantera ubwo banga iyo mushyikiye umwicanyi urumwicanyi turahangana nanjye nshyigikiye amahoro baba amahoro nanjye bazanshyigikira nshyigikiye ko urubyiruko rugira iterambere ruva mu nzara ruva mu bibazo ruva mu gufungwa iminwa ruvuga agahinda k'ababyeyi babo babuze abavandimwe bakizito bafite abavandimwe ntashobora kuvuga Jay Polly afite abavandimwe ntibashobora kuvuga ariko inyuma turavuga ikindi kintu ntago ntabwo naza kurana n'usibye kubabwira ahubwo ibyo nuko nzi ko mwese murica ntarwo murenda ko murabiza ahubwo wenda nakoze agashye ko nabivuze live mwumva kandi ntuje kugira ngo mbivuge impamvu nanakubwira uri kuntera ubwoba kugira ngo nicare bivuge niyo nkubwire nese ukeka ko umunyarwanda ubayeho oya nguwa ngo mbaza imyaka 30 muri firigo y'urupfu uhoranye numeze gutyo wigura uko nkandagiye mu gihugu uko ndi mu gihugu mba numva imiborogo y'abapfakazi around banumva imfubyi around banumva amarasa ngendamo y'abantu bacu twica uhareva abantu ariko iyo umuntu ageze i Kanombe ku kibuga ngo yumva uruhuru muvuyeho ugeze kuzimu ugeze ahantu umuntu yicwa ku manwa yihanga abandi bagakoma mu mashyi ubugeze ahantu bitwa umuntu yitwa igifobagane agakoma mu mashyi ubugeze aho umuntu abwirwa ngo funga umukanda akabatabaza ati kubera iki tufunga ubibaje akitwa umwanzi w'igihugu uragwe mfunga umukanda n'inkubaza why nese president introducing inzara amaze ku introducing inzara ku mugaragaro umwana umwe w'umukobwa arahaguruka ati ndashonje wabaye ikigarashi ibyo nibyo byatumye mbona ko enough is enough urakita akantu gato ariko iyi nzara nibageramo nibwo mumenya ko atari akantu gatoya right so ndagira ngo mari inshuti zanjye none n'abankunda mbabwire peace fighter freedom fighters democracy fighter let me tell you inshuti za Kizito inzira y'umusaraba yatangiye tuzawukomeza I believe in Kizito yari afite muri we gushaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda period ibindi wambwira byose uzayibwire abo basha kwangiza ubwonko ntabwo wabibwira ngewe amarira ya mama ya Kizito ndayumva aho njyana ndayumva nzagenda kababyeyi babuze abana babo ko nahuye n'ababyeyi benshi babuze abana babo twebwe nk'abanyarwanda rero byageze abamama bakajya bumva batizanya abana ku bandi bamama kugira ngo yumve nawe yongeye gukura nko ku mwana w'umuhungu sibyo aba socialite muraza kunuka ariko ndabizisha iyo hari mu mutima dizi iyo nanjye najyaga mbibwirwa rega ntaga ari ibintu bitanga nanjye najyaga nica ku marayivu nkaya reba kandi nta nubwo naguseka igihe kiragera buri muntu igihe cye kizagera abavuga ko abantu bakoreshwa n'amazara kugira ngo bavuge ukuri reka nongeye nabyo mbigusubize Kizito we yigereraga muri presidence yigereraga kwa perezida imishinga yigiraga muri ministeri runaka ibishinzwe bagatatira bagaterekaho amafaranga nta nzara Kizito yari afite buri ikintu cyarwaniriwe n'umuntu wese udafite inzara utari impunzi icyo kintu cyo kitondera uko niko kuri sasa ubwo kwanyako uko niko kuri kwanyako nishe Kizito muzanye bamuriki ku mishinga ya Kizito azanye ndi umuntu ngo kuko bamuriki yavuze ngo ndi umunyarwanda ariko impamvu nemera Kizito ntiwaba umunyarwanda utabaye umuntu iyo ni politiki ishaje y'ubugoryi yo gukora amacakubiri abantu dukeneye kuba umuntu nituba umuntu
twaba umunyarwanda, twaba umunyamerika, twaba umunyaziya, twaba iki, twabaye umuntu. Ibyo nabyo bimera nka bya n'abantu ngo igihugu ntabwo Kagame ari igihugu, nta nubwo igihugu ari umuntu. Iyo umuntu avuze ibyo amashyaka ari mu gihugu akora, nshobora kuvuga ibyo PL, nk'ubu PL ndayishinja ikintu. Ntabwo ndi umunyepolitike, ariko imenya amakuru n'ibyo mugenderaho. PL ngo ni ishyaka ngo rya demokarasi, ngo n'ubumwe no gushyira ukizana kw'abanyarwanda. Iyo nka PL ibona urundi rubyiruko rwataka umwana uvuze kashonje, ishyaka riharanira demokarasi y'abanyarwanda rikaba ritanakora na post ivuga ati mwangije freedom y'umuntu na demokarasi y'umuntu, nese ubwo PL muzahindura izina n'ukuntu twabakundaga, muzahindura izina pe. Ntabwo ibyo mwemera abanyarwanda sibyo mukora, muzahindura izina pe. Parti liberale muri bera abanyarwanda, muri bera abanyarwanda. Yamberetse uwo ndimo, uwo ndiwe n'uwo nguwo nyine bad, urwanira amahoro, urwanira unity y'abanyarwanda, urwanira gushyira ukwizana k'umunyarwanda, urwanira ko amategeko mu Rwanda akora, nta gihugu kibaho kitagira amategeko. Mweretse uwo ndi, uwo nguwo, uwo ari we. Nuzakubaza ngo bad ninde, bad ni umuntu utaripfana, utemera ikinyoma, utemera kubona karengane, utabona abanyaga abandi ngatuze, utaba mu gihugu kidafite amategeko akora n'inzego zikora. That's bad, that's bad. Ibindi byose nibeshyaho buri. Bad is a free guy, freedom fighter, peace fighter. Ubabazwa n'uwari we wese, uhohoterwa, umunyamerika uhohoterwa birambabaza, umunyayirani uhohoterwa birambabaza, umuvietnam uhohoterwa birambabaza. Right? Uwo ni we bad. Ibyo bizina byanyu byazanywe na perezida wanyu, muzabyita abahungu be. Abahungu be nibo bigarasha, batabasha kubwira papa ati reka kwica, batabasha kubwira papa ati hindura umurongo wa politike. Muzabibwire abaministiri be, nibo bigarasha kuko abantu bashobora kwicara mu office. Ni nabo Nyarwanda, by the way. Abadepite dufite ni mwe Banyarwanda, ni mwe banzi b'igihugu bambere. Abasenateri yes, abasirikare n'abapolisi rero ndabizi ko muri n'inshuti zanjye, inshuti z'abasirikare n'abapolisi rubyiruko. Murananyandikira pe ukaba ati badi cecekere twese nyine turagenda nyine nta kundi. Ariko kamvugane n'abangaba cyane cyane bakora muri izi nzego za ANS wareva ibi byamaneko byanyu mwirirwamo. Bro, iyo bagutumye umuntu wa Kangondo ukatsa pick up yawe ukagenda ujya ufata umuntu wa Kangondo, ubizi neza ko ari ukugira ngo abitwa ba Karera na za FPR izo ngizo ngo bigwizeho ubukungu, ukajya kumena amaraso y'umuntu wabaye igipinga uri muri iyo pick up. Think twice. Ndi kuvuga n'abahungu bari muri izi pick up n'aka kanya ziri kugenda. Ubu hari n'iziye iparitse hejuru yo mu rugo iwacu kwa mama, ndabizi mwatangiye kubatera hejuru. By the way, abantu bari hano ndajya mbabwira ikintu kimwe. Ejo ni mazi iminsi 3 na ambasade yantumyeho, aho mwantumyeho ndajya mbabwiye ubutumwa barabuzanye, mwarakoze. Icyo bambwiye nuko mwababajije ni iki cyafashe bad, babasuje kari amarangamutima ye, mwabasuje ko namwe amarangamutima muyagira kandi nibyo mubizi. Ariko nyine ngo umuntu ngo yagira, ntago mbabeshya, twaragerageje pe, twaragize nese imyaka 30 nitubana dukorana neza, twaragerageje. Ariko mugezo murengeraho mushyira abantu mu migozi kuko bashonje, mugashyira mu migozi kuko mubaziza ubutaka bwabo. Ibyo bintu biri too much, right? So ndayansubiza abantu muvuga ngo ubwo wisho. Ndashima Imana kugeza kuri uyu munota wa none, kibyo ntuze, ibyo mvuga, ibyo maze n'iminsi nayibayemo njyenyine, narwaye imitwe idashira, maze igihe naryama nzi ko uyu munsi byibura ndi buryame ngasinzira, kuko ikindi mo ngenda gitanze. Kandi nduhutse kumva ko ndumwe mu ntera hamwe nshyashya, nduhutse kumva ko ndumwe mu banyarwanda bikoreye amaraso y'abandi banyarwanda. Kuko ukuceceka, uko bicamo umuntu aho gaceceka bakicuga koma mu mashyi, nawe ukamuzongozonga n'umuryango we ngo n'undi yari ikigarasha, uko bicumwe ayo maraso kujyaho. Njewe byari bigeze ku rwego abantu tujya twe abanyarwanda turakunze usigo jyana ngo uri umunyarwanda
ko umuntu arakurebye undi arakurebye undi akakureba bikagucanga mutuzi tuba turi mu mayuniti ufite abakongomani abarundi kuvuga ati kuki mutwica ati oya urumva wenda twe dufite naho duhera no ejo ni mwadukorera isoni muzana za kontra zanditse murabyenda wenda twe dufite nuko tubabesha da nabo bakabura aho baduhera akavuga ati ariko se ko nta proof yanditse ko iyi singigizwe na proof mwabantu isi ngo ni proof yes which is okay none murangize muve munatanga n'ibizibiti none tukaba turi kuzira ko turi kubivuga muduteje Tanzania ni ibibazo mwivanze muri bibazo bya Tanzania nk'abo tw'abanyarwanda twivanga mu Batanzania ko baza Tanzania ativanga mu byacu so abo rero muri kuntera u Rwanda ajya mbabwire ngo nese umuntu yapfa kangahe bro uziko imyaka yose mbayeho nari umupfu uba ahubwo numva ko aribwo ngiye kuba muzima nkaba mpumeka nkaba nzi ko ninapfa nzapfa ntapfanya amaraso y'abandi ntapfanya ubugwari ntapfanya ubugoryi bwo kugambanira abajene bagenzi banjye nse nkaho urarira shaho nje banyica umuhanzi wanjye Jay Polly bishe Kizito ni ibintu nzi n'abantu mbana nabo nabanaga nabo n'abantu roho zabo nkibana nazo ariko abanyarwanda tumeze nk'inka ziri kwibagiraho bafata imwe ijosi bandika izindi ngo nindi impamvu mvuga ibi ngibi hera imyaka uzi we buri muntu cyebukure mugenzi wawe mubaza harya wowe uzi bangaye bamaze kwicwa bashirizwe izi case cyebukure uwonye cyebuku musure mugenzi wawe urebe harya muri gereza hari bangaye twakuranye urebe undi mugenzi wawe harya hanze hari bangaye abantu bose nabasazi mu byukuri abantu bose nababeshi mwarubyiruko abantu bose nababeshi ku buryo nyakuba Perezida Kagame n'ishyaka rye FPR ashyiramo ashaka gakuramo ashaka kazana abantu atoragura nazo ukabona umuntu baramutora wengaje kuba premier ministre undi wamutora wengaje kuba ntituzi niyavu undi ngo yabaye deputy hari nabo nabonye imbara abadaje imbari ibiki igihugu cyacu gifite ikihe kibazo kwera so ntago ndi umunyepolitike wintera ubwoba ngo nzapfa umuntu yavutse kugira ngo apfe uwaravutse ugomba no gupfa nta na kontra ufite nta nuguzi n'umunsi uzapfa aho kugira ngo upfa n'ibyaha n'umugayo no kubaho utazi kizakwica ugahora n'ubwoba bigatuma ubaho ugambanira abandi you better say the truth then you die right away nese kutazapfa inshuro ebyiri ndi tayari naraniteguye naraniyacha icyo narahiye nge ntago nakwica ngo kuko nzi ukuri nakukubwira wowe ukaza ukanyica ntaho bitane no kwiyahura byo bivuga impamvu muvuga ngo nukwiyahura nuko tufite igihugu kidafite demokrasi this is simple muri demokrasi this is very fucking simple genda urebe Eric Omondi aragera ivabwire rutati no we don't wanna be abasirikare babisha abantu babashyira mu mashasha hangaha ibyo ariko uzavuge ngo tujya tubabona abanizwa bagize iki cyangwa se niyo wabuta ariko batuye mu menya yishwe dukora iperereza uri kwa deta kwita ikigarasha sibyo mu gihugu cy'abantu tureke nizo demokrasi cy'abantu bafite ubumuntu ntago iyi speech ntago ibibazo bya guverinoma kubivuga bibyaye urupfu ariko kuko mwe mubizi ko nyine twifitiye leta y'ifune n'inyundo mwamaze no kunkatira urubanza ndi umurambo which is true kubera ko ndabizi nyine niyo process niko u Rwanda rukemura ibibazo by'abaturage baro ni inyundo n'umugozi ni gereza nukugushimurira babagabo bakasuku nabonye ariko ibaze leta igihugu mu ba propagandiste bacyo kirukirita umuntu nka Kasuku bro umbiyo mentality Kasuku yarekriswe na badani Munyuza ngira ngo n'uyu mugabo wariho bica Kizito ninde wibamaze iminsi nawe bafunga nicyo kintu kinsekeye azira nka Dani Munyuza reba nka Gasana Rurayi Gasana kamubwizo kuri umusa sinzi ibyo utekereza ariko uri mu bantu bisha abantu benshi binyuze muri iyo ntuza ya polisi ariko isekeje no kunabona gufite ubwoba ejo nari kugupakira mu mapikapu narasekaga abagore atwebwe ari igihe bigira tugaseka twicara gati uramwe kuri ya nabishe Kizito nabishe Bahati
wishe Rutabana niwe nyine wica none reba bamupakiye pick up ukabireba ugase ariko ubwoba wari ufite naka kanya aho wicaye ibi generali bya bamaze kubikora ibyo bigarasha byawe bamaze kubishyira ku ruhande unahoze ubwoba ufite ariko tekeza hano wishe Jano Ruvuje tekeza hano mwiciye muri ribu ikibazo ntago twanze ko abantu bahagararira inzego ariko nyine abo mwica kubera muri kubabeshyira nyine ibiboro mwabashyizeho cyase kugira ngo nimba ari umuntu gucuruza ibikoresho byiza kandi icyama gikeneye kubicuruza ese kuki mwivanga muri business z'abantu muravuga inzara niyo mpamvu murabwiye ngo kugira ngo nk'inzara ngo ikemuke mu gihugu cyetse FPR yo yicaye ikadeside kavuga ati bro twibye abaturage ibintu byinshi twabatwaye inganda zabo twabatwaye ibiki barujugiro twababujije ubuzima aribo bari abakire basapurayingaga igihugu twishe ba Rubangura twishe ba kaje guhako two babaye impunzi ba Majyambere Sirasi ba Papa Diane Rwigara abo bose barabashoramari nese igihugu kidafite abashoramari abaturage mushaka murakura akazi abashoramari nibo bakreya akazi abashoramari nibo bashinga inganda nese FPR bica ikaguma mu biro n'abaminisitiri ntago bari abacuruzi bagafata ngo ababahagarare ngo bajye gushinga ngibyo bikampani ntago bikora nabo akazi kabuze mu gihugu nese iyo perezida gusomeye kuri televiziyo ngo urubyiruko ngo ni 80% ukeka base baragiye cyabanyibana baragiye he abo bana ntabwo bajya bavuga izo nizo zapfubyi za FPR navuga ko FPR siso ireba ukuntu ifite urubyiruko gusa kuko nuna bakuru benshi bari bapfuye muri ijoro nyuma ya twaribatse twese turabyatugira iki hasigaye urubyiruko gusa unarwo rero ubu ngubu noneho nanababwira FPR mba rwose nanjye mushyize ndabizi byo ni biri automatic ko yabana n'abanyabyaha cyane ntago bari vancing ibintu ndanabumva pe nk'umuntu uri smart ndabumva na birabagoye kujya mu biri vancing ariko no kubyongera nabyo ni ikibazo mwakacunga umutekano mukareka sasa gukomeza ubu mwatanye ushiho team zigomba atari ukumurikirana ngo zumve ikibazo mfite tuganire hoya zigice ibyo rero yego mwica nabi ndabizi amapamba amapasi imikasi ndabizi toca ndazizi twarabanye ndabazi mwabantu yes ariko segire kazabanyishe nese uko nazaba mu musozi nago ndi mu Kigali you know what I mean ariko nzapfanisha bro reka mabwiza imbari ikintu cyiza kibayeho mu buzima munakoze ibintu byinshi ndi achieve pe you guys you know I'm a bad boy I'm a bad man I'm a bad man I'm a achiever bro navutse ndi umuce ariko sinigeze mbaho ndi umuce sibyo so imbari ikintu nacivinze kizatuma numva ubundi kuma mbaye ubu nindangiza ndagenda nicare nduhuke breathing ijoro ndaryama ndamera neza kuba nituye ibibazo FPR duterekaho ku mutwe n'abantu mujye mutandukanya u Rwanda FPR na perezida u Rwanda nibwo twese dukubiyemo waba urwanya ubutegetsi ntago ari icyaha do bibi cyaha iyo bigiye mu rukiko akavuga ati warwanyije ubutegetsi wica abana ariko kuvuga ngo opposition isi yose igira opposition sinzi impamvu umutwe wanyu bashaka kubangisha opposition no kugira ngo nyine buri ariko mwagiye mwasumati mwabajene iyo umuntu agutsindagiye umutwe wo kwangisha opposition ukavuga ati nyine opposition izamwereka ibindi byiza kandi twe tutabasha kumukorera ko opposition izibera gukora ibintu byiza I swear twe twatojwe ko impamvu opposition zibera gukora ibintu byiza reka nimibabwira ni opposition ya FPR urabona ukuntu opposition ya FPR yari ifite gahunda nziza kandi yanayigezeho ahubwo nuko twaje kwibeshya ubundi gahunda ya FPR yari ukubohora abanyarwanda ko guhagarika genocide byo ntago byari mu mirongo yambe ko ntago bari bazahari neza kizaba sinzi uko byagenze kugira ngo genocide itubeho sibyo ariko gahunda yari ukubohora abanyarwanda no gucyura impunzi right ariko ikibazo abari kutubohora burya rero ngiye ibanga naje no kubimenya basagere ko babwira ibanga abari baje kutubohora abo bakorewe kudeta batarambuka n'umupaka biciwe mu mashyamba barabanyonga koko bica Fred Gisa Rwigema bica bafande Azamu bica babayi
Kayitare babayingana bica bande bose nukuye banjene bose barafite gahunda yo kuza gashyira abanyarwanda together. FPR mwibonera uyu munsi n'ibitekerezo byayo yahise ibica neza noneho haza baje kuboha abanyarwanda. So peace and love guys. Ntago twabohowe twaraboshwe, abari kutubohora biciwe mu mashyamba, abindambi n'ingenga bitekerezo y'ubutindi baraza badufata amatekwa, igihugu bakigira silent, hakavuga uwo bashaka, bakica uwo bashaka, bakimika uwo bashaka, uwo badashaka akamuhindura ibyaha bakamwita ibyo bamwita. Opposition bazigira nk'ari ibintu biteme kandi biremewe mu mategeko mpuzamahanga. Icyo nicyo gihugu dufite, igihugu cyigisha history full itariyo, bishe education. Uriya mujye mu basumati rubyiruko, umuntu niyo yakubakira za convention 7,000 ariko ubizi neza ko education ye yayihagaritse, uwo muntu abafite gahunda yo kubarimbura. Ko nta iyi education idakora, afite gahunda yo kubarimbura. Suko batabizi nta nubwo dukeneye kuryo tutabasha education, ariko hari impamvu education ayica. Mu kwica education harimo kutiga history nzima, bakatubwira bahubwo bo ibyo bashaka, right? So ibyo byose byarabaye. None ikintu kinsekeje uyu munsi, ejo harapfa barenze 10, si muri kubihakana ngaze. Nese wa Kangondo muri bumubone, nese umupapura, umumamura, umujene uraho uri guhakana ibi bintu bihakane nta kibazo. Ntago Kangondo ari karitsiye yonyine iri muri Kigali. Ejo baragera na Kagugu, nubundi barahavuye nandi Nyagatare bazagusanga, nandi bazagusanga. Nawe nimara gushimuta nka mukuru wawe uzavuga ati nibyo. Ariko ndatabariza umungu wa Kangondo, twanane gutabariza abakizito bakata amajosi tureba, turendwa gutabariza abajayiporo bakata amajosi tubareba, bacyuma barafunze, abaho jene barokotse jenoside bababaye barafunze, Professor Niga arafunze. Idamaje bro, idamaje amarira ye ati Kagame uratwishe, witwaza jenoside ari we mu jenoside. Nabyumvishe biteye agahinda. Abatemeranya nanjye mu mfurowingure, abemeranya nanjye mwamfuringa mutamfurowinga, nta kizamagarika gusakaza ubutumwa bwiza, amahoro, freedom and peace. Imirongo ya Kizito nzayiharanira KMP ku mutima. Muri foundation nzakorana nazo cyane mu gushaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ni foundation KMP Kizito tuzakorana cyane. Ikindi cya kabiri, kugeza kuri uyu munsi ngiye ngiye kubihamagarira, imba nkeneye ubumwe bw'abanyarwanda, unity y'abanyarwanda, nkeneye freedom and democracy ku banyarwanda, nkeneye kinzara icika mu Rwanda, nkeneye igihugu cyorwa nk'igihugu. Ntago ngende muri babandi batajyaginga abantu ngo muri biga ibyo bintu ntabyonze, ababibita ibyo birabareba. Buri muntu wese nzi ko ari muri uwo murongo gushaka ubumwe bw'abanyarwanda, unity y'abanyarwanda, democracy, freedom, urubyiruko kwigishwa amateka mazima no kugira ngo rubeho. Ngo nzamushaka umuntu wese ari free yo kumamagara tukaganira. Nabonye abaza muri za